Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, ariko cyane cyane inshuti za radiyo televiziyo Ubumwe, natwe kuri radiyo televiziyo Ubumwe tubifurije umunsi mwiza, umunsi w'ubwigenge. Radiyo televiziyo Ubumwe ibifurije mwese umunsi w'ubwigenge. Koko rero ku itariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabonye ubwigenge cyangwa cyahawe ubwigenge. Ingoma ya cyami, gihake, gikolonize birasezererwa. Repubulika ya mbere iravuka. Muri iyi minsi impinduramatwara cyangwa revolisiyo irahumura mu mpande zose z'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Impirimbanyi zirambiwe ingoma y'igitugu, akandoyi, ubwibone n'ubwironde bya bene Karinga FPR. Uyu munsi turahimbaza, muri iyi minsi turahimbaza, turakomeza duhimbaze rwose, duhimbawe kubera iyo mpamvu. Radiyo televiziyo Ubumwe ifashe uyu mwanya kugira ngo twese hamwe twibukiranye aho twavuye n'aho tugeze. Bityo dutekereze aho tugana. Aho twavuye ni kure cyane. Twibuke ibi bihe by'amateka dufite amarangamutima ashimira cyane cyane n'icyubahiro cyinshi cyane. Ku murongo wa mbere, Abanyarwanda bose b'ingeri zose babigizemo uruhare kugira ngo shiku n'umujishi bicike mu Rwanda. Ariko tunashimira byimazeyo by'umwihariko Sebwigenge n'impirimbanyi za hafi zamufashije, bafatanyije nawe, bakura u Rwanda mu menyo ya rubamba. Nyakubahwa Perezida Gregory Kayibanda, uwo abaturage bahimbye amazina ya Bwenge na Sebwigenge, akwiye gushimirwa ndetse n'abo bafatanije. Turamushimira kubera ko yakoresheje ubwigenge bwinshi agashyira mu bikorwa ubumenyi yakuye mu mashuri n'ibyo yigiye ku mateka igihugu cyanyuzemo, kugira ngo we na bagenzi be bakureho ingoma ya cyami yari imaze imyaka irenga 400 itegekesha inkota n'ingoyi Abanyarwanda, inyunyuza imitsi ya rubanda rugufi ibinyujije kuri shiku, uburetwa no kwikubira ibyiza by'igihugu. Aha tubyumve kandi tubisobanukirwe ko rubanda bari barimo amoko yose, kuko hari ababyiyitirira bakavuga ngo rubanda byari abahutu gusa, cyangwa se n'ababivuze gutyo babizi neza mu mutima wabo ko abahutu byavugaga rubanda rwose, ariko harimo amoko yose: abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. Kayibanda rero yiswe Sebwigenge kuko yashoboye guhashya ingoma ya cyami nyiginya Bega. Ibinyoma n'ubucakura byarangaga iyi ngoma n'abayo bose abihindura urw'amenyo. Kuko rero ku itariki ya 1 Nyakanga twese benshi twibutseho ko u Rwanda rwabonye ubwigenge. Bwenge na bagenzi be barabiharaniye, ndetse n'Abanyarwanda benshi cyane mu mpande zose z'igihugu, maze babugeraho. Nyuma bashinze Repubulika imwe yonyine yabayeho mu Rwanda kugeza ubu. Imyaka 61 irashize igihugu cyacu gisezereye ubutegetsi bushingiye ku bwiru bw'ikinyoma cyo kuvukana imbuto. U Rwanda rwabonye ubwigenge
ni ukuvuga ko u Rwanda rwashoje igihe cy'icuraburindi rwategetswe n'abami, abashoboye n'abadashoboye. Abiru bakitwaza ikinyoma ngo umwami wimitswe yavukanye imbuto. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ku itariki ya mbere Nyakanga, buri gihe duhimbaza ko rubanda rwahisemo gutegekwa n'abategetsi rwitoreye. Karinga isimbuzwa ibendera n'ikirangantego cy'igihugu. Kutabyishimira bigaragaza ubugwari bwa bamwe, bakiyibagiza ko rubanda, utari uw'ibwami aho ava akagera, yagombaga kuba umugaragu. Njye ahubwo nanabyita n'ubugambanyi cyangwa se gupfobya ibyo u Rwanda n'Abanyarwanda twagezeho tubikesha Sebwigenge n'impirimbanyi za demokarasi, niba nabivuga mu kirimi cy'iki gihe. Turashimira rero Nyakubahwa Gregory Kayibanda Sebwigenge n'abamufashije bose mu mpande zose z'igihugu. Aba bavandimwe, aba bakurambere, aba babyeyi bacu, ntago tuzigera duhema kubashimira, nkatwe twabonye uburyo FPR ikora neza neza nka Karinga. Uyu nyakubahwa, nyakuvugwa na bagenzi be basezereye ingoyi ya gikolonizi, gutegekwa n'abanyamahanga kandi turi iwacu barabisezerera, abenegihugu bahabwa ijambo. Koko rero ko kuva habaye inama yabereye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka w'1884 n'1885, Afurika bayigabanyije nk'umugati, bayicamo ibice. Ibihugu by'i Buraya byigabanya ibihugu bya Afurika. U Rwanda rwo rwahawe Abadage, abo baje gusimburwa n'Ababiligi mu mwaka w'1919. Ibi byabaye nyuma y'aho Abadage batsindiwe intambara ya mbere y'isi yose. Umuryango mpuzamahanga wa SDN wahaye Ububiligi u Rwanda nk'indagizo. Birashoboka ko aribo biswe abazungu. Muri icyo gihe amategeko yose yashyirwagaho n'Ababiligi, abakoloni bageze n'aho aribo bashyiraho abayobozi b'igihugu. Urugero rufatika, Yuhi IV Musinga. Urugero rufatika, babonye Yuhi IV Musinga atabumvira, bamuvanaho, nyuma bakamuca mu nda, bakamusimbuza umuhungu we Mutara wa III Rudahigwa. Mu mwaka w'1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge, igihugu kiba kivuye mu bukoloni no kuba indagizo y'Ububiligi. U Rwanda rusubira kuyoborwa n'Abanyarwanda. By'akarusho, ruyoborwa n'Abanyarwanda batowe n'abaturage. Ibendera ry'Ububiligi rirurutswa, hazamurwa ibendera ry'u Rwanda. Karinga icyura igihe. Abanyarwanda baririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Iyi ntambwe ikomeye u Rwanda rwateye ntawe ushobora kuyisubiza inyuma. U Rwanda rwahawe intebe n'ijambo mu muryango w'abibumbye, ONU. Ibendera ry'u Rwanda ryazamuwe i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Aya ni amateka adashobora gusibangana. Ni intambwe idashobora gusubizwa inyuma n'uwo ari we wese. Turibuka ko Sebwigenge na bagenzi be bafashije u Rwanda n'Abanyarwanda kwipakurura ubucakara, ubukoloni, ubuhake n'uburetwa. Ingoma ya cyami isimbuzwa Repubulika.
naho ubukoroni babusimbuje ubwigenge. Muri iyi minsi turakomeza tuzirikane, turakomeza duhimbaze ibi bintu bibiri bikomeye Sebwigenge na bagenzi be bagejeje ku gihugu cyabo n'abenegihugu bacyo Abanyarwanda. Kayibanda na bagenzi be, impano twabaha mu minsi izakurikira uyu, natwe tugomba gukuraho igitugu n'ubutegetsi bwa Karinga yiyuburiye muri FPR. Tugomba kandi kwanga ko bampatse ibihugu bakomeza kutugira nk'insina ngufi. Mu mateka y'u Rwanda, Gregory Kayibanda Bwenge Sebwigenge niwe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda wenyine wagiyeho hakoresheje amatora. Ntiyagombye kwica abamubanjirije. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ndetse na Dominiko Mbonyumutwa wari perezida w'agateganyo, bombi bakomeje kubaho, yewe banapfuye bisaziye. Natwe tugomba kubaka u Rwanda rudahitana abavuye ku butegetsi cyangwa se abaharanira ubutegetsi. Banyarwandakazi, Banyarwanda, natwe inshuti z'u Rwanda, tubifurije ibihe byiza by'ubwigenge. Harakabaho u Rwanda rwigenga, harakabaho Abanyarwanda baharanira ubwigenge, harakabaho demokarasi, harakabaho intwari zaharaniye ko igihugu cyacu cyigenga, kikigobotora ubukoroni, kikigobotora ubwami n'ibijyanye nabyo byose. Murakoze kandi murakarama. Kuri radiyo televiziyo Ubumwe dukomeje kubifuriza kwigenga, guharanira uburenganzira bwacu.